urabona zino moto zisanzwe zigira imyuka yanduza ikirere, ugasanga leta iri gushyira ingamba mu kuzana moto z'amashanyarazi. Iyi yanjye yo ikoresha amazi n'umunyu. Twateguye n'umushinga ko izaza igenda no hejuru y'amazi. Amazina yanjye nitwa Niyigena Theogene, nkaba mvuka mu karere ka Rusizi, nkaba niga mu kigo cya Saint Pierre Hombo. Ntekereza ibyo gukora moto hari muri Covid, uburyo abantu mu kugenda byari bibujijwe, umuntu wagendaga yabaga afite ikinyabiziga cyiwe. Muri icyo gihe nabwo essence ikaba danje kuboneka, kubera ko byasabaga kujya gushaka essence kandi no kugenda bitemewe. Ikindi narebye, urabona zino moto zisanzwe zigira imyuka yanduza ikirere, ugasanga leta iri gushyira ingamba mu kuzana moto z'amashanyarazi. Iyi yanjye yo ikoresha amazi n'umunyu. Ni ukuvuga ngo nagiye mu bushakashatsi ku ishuri kuko twiga amasiyanse, noneho dushakashaka uburyo amazi yabyara imbaraga wenda zatwara nk'ikintu, kuko twarabyumvaga ko bibaho, ariko ukabona bamwe si bagerageje barebe ko bishoboka, ariko naragerageje birakunda. Ubu ushyiramo amazi n'umunyu neza bikamera nka essence moto ikagenda rwose. Ubu se wumva uteganya kugera hehe koko uwo mushinga wawe? Uyu mushinga wanjye usibye ko atari n'uyu gusa, ariko ndifuza ko yaba nka kampani yagutse. Wumva uzabigeraho ute? Ni bande bazabigufashamo? Ubu ngubu bigeze ntangira ibintu by'ubushakashatsi, naniga mu wa kane primaire, ngakora radiyo yo mu biti ikavuga, ngakora aronja zo gucomekaho amashanyarazi, ngakora amapasi narakoze mu giti ariko acomeka ku mashanyarazi. Hanyuma ngeze muri segonderi kaza nkora n'amamashini arahira amagi, na n'ubu kugeza ubu mbona ari byo bintu bifite amafaranga cyane, nibyo mba ndimo cyane. Ubwo izo mashini wazikora nazo ukagurisha? Yego. Ubwo imashini ushobora kuyigurisha nkangahe? Imashini biterwa n'iyo ushaka, hari igihe nk'ijyamo amagi 600, ijyamo amagi 400, ijyamo amagi 200, ijyamo amagi 100, n'ijyamo amagi 60. Nubwo bwoko ubu ndi gukora. Umwana wo ku Nkombo yikoreye moto, ibintu bifatutse. Iyo tubifatikanyije no kwiga, buriya siyanse bayifata nk'aho ari kwiga ibintu ukabiboroka gusa, kandi buriya ubyiza ukanabikora usanga byashoboka. Ubwo iyi moto waje kwerekana niyo ihari gusa, urateganya gukora iki? Iyi moto kuva imeze gutya dushyiramo amazi ikaka ikagenda, ariko turi gushaka kubyimpurovinga. Twateguye n'umushinga ko izaza igenda no hejuru y'amazi, ikajya mwambuka ikivu mudakeneye ubwato. Yego. Ubwo byo bizagenda bitera? Biracyari mu mushinga, turacyari kubitekerezaho uburyo tuzabigenza. Wumva se nabyo bizashoboka koko? Bizashoboka cyane, nta kidashobotse wagishyizemo akabaraga. Icyo nabasaba ni ugutera inkunga imishinga yacu, tukareba ko yagirira igihugu akamaro. Ubwo yagura nkangahe? Nk'ibihumbi 600, kuko urumva izindi zigura 1,1 n'igice, 3 n'igice, kumva ko iyi ntago ihenze kandi ikabikoresha n'amazi n'umunyu gusa. Ubu abantu bazi wenda ibya moto, baba mekanisi bazi uburyo ibikoze, itubwire nk'iyi yawe ikoze mu buryo bwo kurya ari moto nk'izindi. Uburyo ikozemo
rimwe gato ijya guhura n'izisanzwe ariko nta sano bifitanye rya hafi, kubera ko yo yikoresha amazi zo igakoresha amaesana. Ibintu by'amavitesi guhinduranya, ubwo nayo igira vitesi hose cyangwa cyane nk'igare irazigira. Ndagira ngo umbwire wenda ku nkombo hariya mugani iyo unarebye kubona ibinyabiziga ubundi biba byoroshye? Ku nkombo kubona ibinyabiziga mugani wawe ntabwo byoroshye kubera ibibazo by'ikirara twambuka tujya hino, usanga ku nkombo hari amamoto gusa. Ni nayo mpamvu rero natekereje n'icyo kintu cyo ku buryo moto yazigenda mu mazi mbese ikagenda ku butaka no mu mazi yashyikamo ikagenda. Ingamba ubu ngubu mfite ni ukuvuga ngo ibyo ndi gutekereza ko yazagenda hejuru y'amazi ntibirangira, ba baturage basanzwe bo mu cyiciro bo hasi bizabafasha gukora ingendo kuko ntabwo izaba ihenze kandi izabikora n'imirimo myinshi. Ubwo kumva rero izaba ifitiye igihugu akamaro. Ndashimira ikigo cyanjye kuko nicyo kintera akabaraga mu byo nkora byose.